Reka nongere bayikaze nongere mbifurize kugubwa neza mwebwe tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye by'umwihariko wowe wakanze subscribe usiga like usiga commentaire nawe wibuka gusharinga video nk'izi ngizi kugira ngo zigere ku bandi bakunda story nk'izi ngizi zivugwa muri showbiz cyangwa se mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nk'ibisanzwe n'ubundi tugaruka ku makuru nk'ayo ngayo aho twigarukira ku nkuru zavuzwe cyane ku bitangazamakuru bitandukanye cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa hano mu gihugu cy'u Rwanda zirimo Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'izindi zitandukanye ushobora gukuraho amakuru. Nk'ibisanzwe mubana nanjye Philox Aime, umwana w'umuntara kuva ku wa mbere kugeza ku wundi. N'ubundi ntabwo ndibuze gutinda nk'uko ubonye title itumye ukanda ku kiganiro iki ngiki kugira ngo tubane cyangwa se ubashe gusobanukirwa byinshi biri kuvuga ku musore bita Element ndetse n'abahanzi asanzwe akorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu kugeza kuri uno munsi byamaze kuba impaka. Ushaka kwibaza uti ese no kubera iki byabaye impaka? Uwo bita Element agiye kumara amezi menshi atari hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho azaba ari muri tour azenguruka ibihugu bitandukanye birimo Ubufaransa, dore ko mu gihugu cy'Ubufaransa igitaramo direct cyo cyamaze kuba, hasigaye ibindi byinshi agomba gukora. Gusa ariko ikingenzi ugomba kumenya nuko bita Element azagaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa gatatu mu mwaka utaha 2026 tugiye kwinjiramo. Benshi bakimara kubona iby'inkuru cyangwa se bakimara kumenya amakuru nk'aya batangiye kwibaza bati ese abahanzi yajyaga gukorera indirimbo barimo ba Kevin Kade, barimo bita Chris Easy, barimo Bruce Melody n'abandi benshi batandukanye yagenda gahereza amahiti biraza kugenda bite kari muri tour cyangwa se ari mu kuzenguruka akora ibitaramo ku mugabane w'Iburayi, ese izo hiti ziraza gusohoka? Ni ibintu byinshi abantu bakomeje kwibaza. Gusa ariko amakuru naguhereza tutaragira kure nuko bamwe muri bo aribo abatangiye gutangira kwikorera indirimbo ku giti cyabo, amasomo wajyanye na production bayageze kure. Ayo ni amakuru udashobora gukura ahantu henshi usibye hano kuri Philox TV Show. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, ni ugukanda subscribe ubundi ugasiga commentaire, like yawe, ino video ukayisharinga ku muntu ukunda story nk'izi ngizi muri showbiz. N'ubundi kugira ngo tuze kugendana kanuko kandi ndaza kukunyuriramo ibyo bitaramo byose Element agiye gukora ndetse n'ahagomba kubikorera kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza umenye n'amatariki yabyo. Icyo nakubwira cyo igitaramo cyo ku itariki 29 muri uku kwezi tuvuyemo kwa 11 cyamaze kuba cyabereye hariya bita Paris cyangwa se mu Bufaransa, cyamaze kuba. Azahita kurikizaho ikigomba kubera Lille ni ku itariki 6 z'uku kwezi kwa 12 twahamaze kwinjiramo. Ikindi kizaberaho bita Stavanger kizaba ku itariki 15, ikindi kizaberaho bita Hanover ku itariki 25 asoza. Ubwo kizaba ari kuri Noheli nibwo kizaba kino gitaramo, kizaba ari igitaramo cya kane akoreye ku mugabane w'Uburayi muri iyi tuba Element ari gukorera cyangwa se iyi tuba iri kubera muri Europe. Rero ubwo aho bita Amsterdam igitaramo kizaba ku itariki 31 z'uku kwezi kwa 12, nicyo gitaramo kizaba aricyo cyanyuma kinasoza no mwaka kuri Element mu bitaramo byose. Ikindi rero kizabera mu gihugu cy'Ubudage aho bita Cologne, kikaba kizaba ku itariki 7 z'ukwezi kwa 2. Ikindi kikazaba aho bita i Brussels mu Bubiligi, kizaba ku itariki 14 z'ukwezi kwa 2, ndetse ikindi kizabera aho bita Stockholm, kikaba kizaba ku itariki 28 z'ukwezi kwa 2 2026. Nk'uko byumvise neza guturuka kuri uno munsi, aho igitaramo cya mbere baze kugisoreza mu gihugu cy'Ubufaransa, icyanyuma azagisoza ku itariki 28 z'ukwezi kwa 2 nibwo no musore azaba soje tubaye iri kubera hariya muri Europe. Benshi bakemera kwibona batangiye kwibaza bati ese abahanzi dusanzwe tuzi yuko bamaze igihe kinini bakorana na Element kandi kabatanaherutse gusohora indirimbo, urugero no bita Chris Easy, kugeza kuri no munsi umuhanzi bita Chris Easy ntagaherutse gusohora indirimbo, ariko guturuka 2020 atangira ku ndirimbo zakunzwe cyangwa se indirimbo zagezemo amazina zitandukanye, zirimo indirimbo bita ubwo marazi zose Full Stop, indirimbo zirimo Bana n'izindi nyinshi zitandukanye zagiye zikorwa n'uyu musore bita Element. So gusa hari n'abandi benshi batandukanye tuza amazina yabo, abo bita ba Kevin Kade, kuko ku munsi w'ejo twarabibonye mu ijoro ryakeye uwo bita mu ijoro ryo kuwa gatandatu ryo ku cyumweru twabonye yuko umusore bita Kevin Kade yegukanye igihembo cy'umuhanzi w'umwaka n'indirimbo collaboration ye, ibindirimbo y'umwaka yegukana na best performer. Izo ndirimbo zose
Element wagiye uzikora harimo nizo bagiye bahuriramo. Abantu bakibaza bati ese muri aya mezi yose turaba twicaye gusa tutari kubona igihangano cya Kevin Kade cyangwa se undi muhanzi. Hari n'abandi benshi batandukanye barimo wenda nubwo bo bagenda babihindura nk'uwo bita Juno Kizigenza batangiye gukorana nabo bita ba Mamba, aho bita ba Prince Keys, bo kugeza kuri uno munsi nibo twavuga yuko bafite isoko. Benshi bakomeje kubihuza bavuga bati uko byagenda kose biraza kugorana. Gusa ariko amakuru hari kugeza kuri no munsi hari indirimbo igiye gusohoka, ni indirimbo y'uwo bita Pasi Kizito cyangwa se Kipa bitewe n'uburyo umwita. Ni indirimbo yo bamaze no gusohora akaboro cyangwa se agasample kerekana yuko indirimbo igeze ku musozo. Nkuko amakuru nyakurura cyangwa se yizewe, indirimbo y'uyu musore bita Kipa iri gukorwa no bita Element igeze kuri 95 isozwa. Ubwo igisigaye ni video kuko audio navuga yuko yarangiye. Ibijyanye na mastering n'ibintu biba byoroshye, n'ibintu bidatwara iminsi, ni umunsi umwe barara babisoje. Niyo ndirimbo twavuga yuko ihari, ariko ni n'abandi bahanzi tuzi afite indirimbo cyangwa se ama project ataragana ku musozo. Gusa ariko icyo kiri kuba kinini cyangwa se kiri gutera abantu impungenge kugeza kuri uno munsi, haba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba ku bitangazamakuru, dore ko ari nabyo bikunda gupushinga abahanzi bavuga bati indirimbo zirihe. Kuko kugeza kuri uno munsi umuhanzi bita Bruce Melody amezi agiye kuba menshi, usibye remix indirimbo kuba nisindiye yakoranye n'umusore bita Leo Lodi, nta yindi ndirimbo ihari cyangwa se iziheruka niziri kuri Colorful Generation album yasohoye. Amezi agiye kuba mu 8. Uwo bita The Ben kugeza kuri uno munsi, usibye remix yaheruka kubonekamo yitwa Power y'umuhanzi wo mu gihugu cyo muri Tanzania wo bita Mbosso, nawe amezi agiye kuba hafi 8 gutyo 9 nta ndirimbo ijya hanze. Kandi kugeza kuri uno munsi The Ben twabonye agaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda, twabonye ko wari umuhanzi waje ahuzana Element. Indirimbo ze hafi ya zose niwe wazikoze kandi zabaye amahiti, zabaye ibintu binini. Benshi bari kwibaza bati ese iri bura rya Element kuba agiye gukora tuba zingana gutya biraza kugenda bite kuri abo bahanzi twabonaga indirimbo zabo. Nabikomeje mbabwira yuko hari abahanzi bamwe na bamwe batangiye ikijyanye na production, amasomo bayageze kure kugira ngo batangire kwitunganyiriza ibikorwa byabo cyangwa se batangire kubyikorera. Urugero n'uwo bita Chris Easy, uyu muhanzi rero usanzwe ya managingwa n'uwo bita Junior Giti cyangwa se ubarizwa muri Giti Inc, ikaba ariyo rebo cyangwa se akaba ariyo company abarizwamo. Uyu musore amasomo yageze kure, ari kwimenyereza ibijyanye na production, atangira uburyo bwo kuba yakikorera indirimbo nayo kugeza kuri no munsi nawe yinjire muri ya kategori y'abahanzi bashobora gusohora indirimbo buri uko babishatse bitewe na projet afite. Benshi bayikomeje bavuga bati ibi nibyo twagiye tubona mu bihe bitandukanye, abasesenguzi ba music cyangwa se abahanga mu by'umuziki nyarwanda bigaruka bavuga bati kuba Element yarinjiye mu muziki akaba bifatanya na production ni ibintu bigiye kuzagira impact nini cyangwa se bigira icyo bihindura, haba ku mahiti y'abahanzi yasohokaga cyangwa se no kugoza uko uyu muhanzi bizagira icyo bihindura. Ariko si bibi kuko icyo turi kubona cy'umuziki uri kumuhereza connection nini, uri kumuzamurira profile haba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se out of country cyangwa se kuba international artist. Turi kubibona ari gukorana n'abahanzi bakomeye, izi tuba ziri kumusanga ku mugani w'Uburayi. No kuba ari umuhanzi suka ari umuproducer ni kimwe mu bintu byo kwishimira, ariko iki kintu cyo kuba agiye kumara igihe kinini adahari hafi mu mezi 3 ni kimwe mu bintu byatumye benshi bongera gukangarana, kuko kugeza kuri uno munsi iyo tubonye Element yafashe indirimbo yawe akayikora iba ari hit. Ni ibintu dusanzwe tuzi, ni ibintu tumaze kumenyera ntawe ukibijyaho impaka, ni ibintu bimaze gufata, ni ibintu bimaze kwakirwa na benshi. Kugeza kuri uno munsi nayo makuru ahari, abantu bari kwibaza bati ese Element natinda cyangwa se niba nta yindi project yasize akoze bizagenda bite ku isoko ry'imiziki ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ngushimire tubana buri munsi ku busesenguzi butandukanye bw'umuziki nyarwanda cyangwa se ku makuru y'abastari cyangwa se muri showbiz nyarwanda. Reka nongere nshimire buri umwe wese wakanze subscribe kuri Philox TV show. Icyo ngusaba ni kimwe, no gusharinga ino video, ugasiga commentaire yawe uko byumva, ubundi tukajya tubana buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi. Kandi ukeneye no kunkurikirana kuri platform zitandukanye hose ni Philox Aime, au ukagenda kuri za TikTok, Facebook, Instagram n'ahandi henshi ushobora gukura amakuru atandukanye. Ndagushimiye cyane, ciao ciao.